Ferdinand umugabo wanjye nubwo twari twasezerana ariko gahunda yari ya mariage ariko no kubitabaye nta kibazo mfite kuko ndacyari muto ndafite ibyiringiro. Birashoboka cyane ko wasomye umutwe w'iyi nkuru mbere y'uko uyihitamo. Gusa ntekereza ko hari igihe bwaba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba warayumvise hihiswa kuri iyi mihanda. Idakomozwaho cyane hagati aho ngo ikibyimbye kitameneka. Ariko se Mutesi gutwara umugabo w'abandi ibyo ni ibiki? Utaza kugira ngo wende ndavuga Mutesi wo mu runana. Ndavuga Pastor Mutesi umaze iminsi ari guca impaka kuri iyi mihanda. Mutesi nkubwiza ukuri uzampugure ndakubaha mbivugiye ku karubanda. Nushaka umugabo utari umushumba warambitsweho ibiganza n'abakuru ndahiye Uwiteka Imana nkorera nawe ntimuzabana. Hari impamvu iyi nkuru igarutse mu matwi yawe ku munsi wa none. Ariko kandi hari uko byatangiye. Ese byatangiye bite? Gusa benshi bashobora kwibaza byinshi uyu mugabo apfa na Mutesi. Uruhare runini bikekwa ko harimo n'indobo y'ibihe byose. Ndavuga ko umubenga byimazeyo bityo agahitamo kumusebya ku mbuga nkoranyambaga bene aka kageni. Ihangane gato hanyuma dukomeze. Bazakora divorce hirgiyo bazatandukaniraho abanyarwanda tutabireba kuko niba hari inkuru yatuma Mutesi ari amateka meza yanditse ahinduka tuwarete nukongera gusenya inshuro ya kangahe ya gatanu. Reka nkwibutse gukora subscribe na like wowe tubanye bwa mbere, naho wowe usanzwe hano ni like nk'ibisanzwe ntabirenze. Nagira ngo mbabwire ko twifuza kubana namwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nge nitwa Bazaza nk'ibisanzwe ni TV Express muhawe ikaze. Ariko kandi ku munsi wa none hari amakuru avuga ko Ferdinand umugabo wa Pastor Mutesi nyine magingaya atari ubwa mbere ashatse umugore ahubwo yamye ari imbata y'abagore kuva kera, ngo cyane ko na Mutesi ubwe ngaje ari umugore wa gatatu. Ntago mfite agahinda karenza ko umugore mukuru kuko bugiye umugore mukuru yanga kumubabarira giye nagezaho mugira inama ngaje gusaba imbabazi umugore mukuru. Rero ndashimira Imana ko Ferdinand mumenye nta bintu birarenga ubyaba mpetse umwana wa Ferdinand mfite agahinda. Hari uruhinja rw'umugore w'umuganga nawe azaza muzamushake muzamubona. Umwana wa Ferdinand abuhekeye umwana w'umukobwa. Nkwibutsa ko yari amakuru abari imihanda ariko kandi afite ibihamya. Sibyo gusa kuko ngo na Mutesi ubwe mu by'ukuri ngatoroshye kuko naye ngashobora kuba ari urushako rwakane ashobora kuba agize mu buzima bwe. Kuko niba hari inkuru yatuma Mutesi ari amateka meza yanditse ahinduka tuwarete nukongera gusenya inshuro ya kangahe ya gatanu. Nyuma y'uko ibi byose bibaye benshi bavuga ko uko urwa mbere n'izindi zose zamucanze nta kabuza narwo rushobora kumucanga. Ndavuga urugo rwa Pastor Mutesi. Ariko kandi ngo suko umucanga gusa ahubwo nuko umucanga bikamuringa. Ibi byavuzwe hashingiye ko benshi bumvikanye ku mbuga nkoranyambaga aho basaga nk'abamutera amabuye ndetse bamutega iminsi bagaragaza ko ibye nta mugisha birimo nk'ari bubayigena. Uyu mugabo nadata Pastor Mutesi Imana izabimpore ndetse bikabije. Nashaka kubwira Mutesi nabona bitogosa zaterura atereke mu cyumba ntazigera za hano kuri kamera kuko twe dufite amarira tubitse. Nguko bwa Pastor Mutesi bwo butabuze kurangwamo n'ibitera soni bidakwiriye umuntu w'Imana nka pastor nyine. Ariko kandi binatekerezwa ko atari ibisindisha gusa ahubwo hajemo no gutsimbagura abantu bashatse gushyira hanze ukuri kose ko kwakabaye bityo bagatimburwa bazize uko kuri. Abakameramani babonye ibikorwa bitakabaye bikorerwa mu bukwe bwa Pastor Mutesi. Abahungu barimo bibisumizi bihuse bahitamo bafata bamwe bararwana umwe bamucapa ikitwa urushyi. Muri ayo masaha ngo hari n'inzoga abantu banyweye basinze ngo baza kugira ubwoba yuko abakameramani mwakameye inzoga. Barangije barabafata abanyamakuru kameramanis bamwe barabakubita babatwaye kuri polisi ku murenge wa Masaka. Icyo utakwibagirwa nuko mu buzima nta muntu ukundwa n'abantu bose cyangwa se ngo yangwe n'abantu bose. Ni nyuma yo kubahanuzi bukomeye bwari bumaze iminsi buhawe Pastor Mutesi kw'Imana ikubarizwa mu ruhande rwe. Mvugane na Pastor Mutesi deni tupala kose nifo Imana isumba byose yavuganye nanjye namubwira ngo nkubwire ngo ibintu byose bikubaho icyangiro washizweho umwuka ukwicira ibintu mbese bigeze ku munota wa nyuma umwuka ugutesha agaciro umwuka ukurwanya imbaraga ihora iguhananura. Ariko kandi Pastor Mutesi hari n'abadatinya kuvuga ko yaba yarahuye n'ibibazo by'ihungabana ryo mu mutwe. Buriya Mutesi niyo ukurikiranye ibiganiro bigenda biriya bintu ubona ko arimo na kuba ameze nk'umuntu
wagize icyo nakwita. Reka nkwibutse gukora subscribe na like wowe tubanye bwa mbere, naho wowe usanzwe hano ni like nk'ibisanzwe ntabirenze. Ndimo mfunga ibitabo nzinga zino mikoro za TV Experience, nagira ngo mbabwire ko twifuza kubana namwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nge nitwa Bazaza nk'ibisanzwe ni TV Experience, kambara ari kiri kubana natwe mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao ciao.